Bavandimwe, tuvuga ko dukunda Imana, ariko reka twibaze ikibazo gikomeye. Ni gute wakunda Imana utarabona, udakunda mugenzi wawe ubona buri munsi? Turebe ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Yohani yiyandikiye itorero, ni ibice 4, umurongo wa 20 kugera kwa 24. Haranditse ngo, umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba abaye umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Reka dusome kandi urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ni ibice 13, umurongo wa 4 n'uwa 5. Haranditse ngo, kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Nk'uko tumaze kubyumva rero, urukundo si amagambo gusa, ahubwo urukundo nyarwo rugaragarira mu bikorwa. Niyo uvuga ko ukunda Imana, ugomba kubaha abandi, ugomba kubabarira, ugomba gukunda buri wese. Ukamenya ko aho uburenganzira bwawe burangirira, ariho ubwa mugenzi wawe butangirira. Ukamenya ko niba wifuza icyiza, niba wifuza ibyiza, ugomba kubihereza na mugenzi wawe. Nawe akwiye kugira ibyiza kugira ngo muturane mu budasa bw'ibyiza. Urukundo ntirugira ishyari. Ubundi iyo umuntu yatangiye kugira ishyari, ishyari ni mwene nyina w'urwango. Kandi urwango murabizi nta kindi ruba rugambiriye, ni ukugira nabi. Imana rero ijya iturinda ishyari, kuko aho ishyari riri n'urwango ruba ruhari, n'ibindi bikurikiraho nabyo biraza. Kereka iyo iryo shyari rikuweho, abantu bakabasha guhuza, abantu bagaturana nta kibazo bafitanye. Ishyari ni icyaha kibi. Ishyari ririca. Ishyari riragambana. Ishyari riraroga. Ishyari rikora ibizira byinshi kandi byangiza ubuzima bw'abantu, ndetse rikangiza n'imibereho yabo. Twirinde ishyari, turandure umuzi w'ishyari muri twe. Urukundo ntirwirarira. Hano ni ukwigira uwo utari we, kwigira icyo utari cyo, kwishyira mu rwego utari usanzwe ubarizwamo wowe ubwawe, hanyuma ukabyishyiramo ubyihangiye. Urukundo ntirutekereza ikibi ku bandi, ruhora rubifuriza ibyiza kandi rubatezeho ibyiza. Mu rukundo, icyiza cy'abandi kiba ari icyiza cyawe, kandi kiba ari inyungu yawe. Reka dufate urugero rworoshye kugira ngo urusheho kubyumva. Iyo umubyeyi abyaye umwana, ntaba yibyariye we ubwe, ababyariye igihugu, ababyariye umuryango, ababyariye isi,
ababyariye buri wese muri rusange, kuko uriya mwana iyo akuze ibikorwa bye bigirira buri muntu wese akamaro iyo akoze ibikorwa byiza. Urugero rufatika, uwahimbye umuriro uyu munsi mbese si umunyamumaro? Mbese uwakoze imodoka bwa mbere mbese si umunyamumaro? Mbese uwatekereje indege bwa mbere mbese si umunyamumaro? None se ntiyavutse ari umwana nk'abandi? Ariko uyu munsi afitiye isi yose akamaro, kuko isi yose ikeneye umuriro. Isi yose ikenera kugendera mu ndege. Isi yose ikenera kugendera mu modoka. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ibyiza z'abandi biba ari ibyiza byawe. Urundi rugero rworoshye, umubyeyi wabyaye Yesu kugira ngo yihindure umuntu, yamubyaye nk'abandi bana. Arakura agera aho bamubamba, icyo gihe bamuvugiriza induru. Ariko amaze kuzuka bamuvugirije impundu. Uyu munsi isi yose iravuza impundu. Iravuza impundu kubw'imbabazi n'ubuntu bukomoka ku gakiza ka Yesu Kristo. Ese Yesu si umunyamumaro? Awufitiye njye nawe, awufitiye isi ya none, awufitiye isi izaza, ndetse yanawugiriye isi y'igihe cyashize. Urukundo nyarwo rero menya ngo rugaragarira mu bikorwa. Niba uvuga ko ukunda Imana, ugomba kubaha abandi, ugomba kubabarira, ugomba gukunda buri wese utarobanuye ku butoni. Ubutumwa nyamukuru rero, menya ko Imana ari urukundo, nta muntu n'umwe udafite agaciro imbere yayo. Kubaha ubuzima bwa buri wese ni ingenzi. Iyo dukunda abantu nibwo tuba tugaragaza Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kwirinda urwango n'amacakubiri ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Urukundo nirwo rwerekana ko turi abana b'Imana nyakuri. Reka twibaze iki kibazo: ese mfite urukundo nyarwo? Ese nita ku bandi nk'uko Imana ibishaka? Ntushobora gukunda Imana utabonye, utabanje gukunda umuntu ubona umunsi ku wundi, mugenzi wawe. Kandi tugomba kwibuka ko bagenzi bacu atari abo dufitanye amasano gusa, ahubwo buri wese mu rwe ruhande akwiriye kumenya ko umuntu wese burya tuva inda imwe, kuko Data waturemye ni umwe, kandi yaremye umuntu umwe wakomotsweho natwe twese. Kandi icyiyongereyeho ni uko abari muri Kristo Yesu twese twahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, turi umwe muri we. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane natwe, kandi iduhe inkomezi zikenewe kuri buri wese mu rwe ruhande. Uwiteka Imana amusange, kugira ngo kugirirwa neza n'imbabazi bikomeze bibane natwe.